Turabasuje mwese mukomeje gukurikira PN4 Africa, tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru mashya. Ni amakuru yihariye, ni amakuru twamaze gutohoza, ni amakuru dufitiye gihamya, by'umwihariko rero ntimujye kure. N'ayandi nayerekeranye n'umuhanzi w'icyamamare ni Andy Bumuntu. Uyu Andy Bumuntu byamaze kumenyekana ko yamaze gusezera mu muryango mugari wa Kiss FM, akaba yakoraga mu kiganiro cyitwa The Kiss Breakfast, yakoranaga na Rusine Patrick ndetse na Sandrine Isheja, umaze iminsi yarerekeje mu kigo cy'itangazamakuru RBA. Nyuma yuko Sandrine abonye rero akazi gashya mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA nk'umuyobozi mukuru wungirije, Andy Bumuntu nawe yafashe icyemezo cyo kuva muri Kiss FM. Ntabwo twabihuza no kugenda kwa Sandrine, ariko nanone ushaka kubihuza kuko urebye impinduka zakozwe mu kiganiro cya Kiss FM mu gitondo, biragaragara ko wenda Andy Bumuntu ashobora kuba atarishimiye cyangwa se ataranyuzwe n'izo mpinduka nyuma yo kunyira Sandrine Isheja agiye, cyane ko n'ubundi bakoranaga ari batatu, bakaba bari bamaze kubaka ubumwe mu kiganiro. Andy Bumuntu wenda akaba yarebye akavuga ati kuba wenda nari maze kuba kumwe Anita Pendo akakizamo, akaba wenda yahisemo kuba yasezera. Ariko ibyo ngibyo byose nibyo abantu bagenda bibaza, ubu tugiye kubyinjiramo mu buryo bwihariye kugira ngo umenye ukuri kwa nyabyo, dukureho ibyo bitekerezo byo bibaza bimwe na bimwe cyangwa se by'abatekereza bimwe na bimwe, ahubwo tubabwira ukuri kwa nyako. Ngira ngo abakurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko mereye ku bakoresha urubuga rwa Twitter, hashize amasaha make Andy Bumuntu akoresheje urubuga rwa X, urunguru turi kwita Twitter, asora itangazo rirerire. Ni itangazo rifite paragrafe zigeze kuri 6, yanditse rwose amenyesha abafana be ndetse n'abakunzi be, by'umwihariko bari basanzwe bamuzi kuri Kiss FM, abamenyesha ko yamaze guhagarika akazi. Ni ukuvuga ko yafashe icyemezo cyo kuva muri Kiss FM nyuma y'uko nyine yamaze gufata ibyemezo bitandukanye by'uko agiye gushyira imbaraga mu bindi bintu ndetse no kwerekeza ahandi. Ariko yavuze ko urugendo rwe na Kiss FM rwarangiye abinyujije muri ritangazo ryo tugiye guheraho, ariko turaza tukubwira andi makuru yihariye y'imbere adafite ivumbi. Andy Bumuntu rero wenda tunyuze gato cyangwa se tunyujemo amaso muri ritangazo yarisoye muri rurimi rw'icyongereza, aho yavuze ko yandikiye abakunzi be ndetse n'abandi bose bamukurikiranaga kuri Kiss FM, avuga ko ari amakuru meza cyangwa se amakuru mashya ku bantu be bagomba kumenya. Akavuga ko yamaze gufata icyemezo cyo kuba yahagarika kuba umunyamakuru kuri Kiss FM bitewe n'impamvu zitandukanye. Mu ngingo zitandukanye rero yatanze, yagiye avuga ko ari experience nziza cyangwa se ari ubunararibonye bwiza yahakuye, ndetse akaba yarabashije kuba yahura n'abantu batandukanye, ndetse akaba yarabashije kuba yagira byinshi ahungukira, yaba ari mu kiganiro mu gitondo yabyukaga aseka na bagenzi be, ndetse kandi yishimana na bagenzi be, kimwe kandi n'abakunzi ba radio Kiss FM bose ngo bakomeje kugenda bamwereka urukundo kuva mu gitondo kugera saa 4. Ni kintu cyatangiraga saa 12 za mu gitondo kikagera saa 4 z'amanywa. Andy Bumuntu rero yashimiye by'umwihariko nabo bakoranaga bose, ubwo no ukuvuga yaba ari Rusine ndetse na Sandrine n'abandi bagiye bakorana muri iki kiganiro, avuga ko nyine bizaba ari inkuru azakomeza kugenda yibuka mu gihe cyose bamaranye, ndetse kandi akavuga ko ari ibintu atazibagirwa. Mu gusoza rero yavuze ati tuzabonana ikindi gihe cyangwa se muzamenya ahantu ngiye kwerekeza mu minsi mike iri imbere, atari ku ngubu nuko kuri Kiss FM mutazongera kunyumva, nuko kuri Kiss FM mutazongera kuntega amatwi binyuze ku murongo ku murongo w'102 n'ibice bitatu, ni umurongo Kiss FM yumvikaniraho. Akaba rero rwose yakoze sinyatire nziza cyane, avuga ngo Andy Bumuntu former host Kiss FM morning show, ahita kubita sinyatire rwose Andy Bumuntu. Ni itangazo yashyizeho umukono ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 mu 2024. Ni ukuvuga ko yarisohoye kuri iki cyumweru, nabwo yafashe icyemezo cyo gusezera kuri Kiss FM. By'umwihariko rero amakuru mashya twamaze gutohoza nuko Andy Bumuntu nk'uko nabivuze tugitangira, ashobora kuba atarishimiye kuba harabaye impinduka muri iki kiganiro yakoraga cya Kiss the Breakfast cya mu gitondo kuri Kiss FM, kuko nyuma yuko Sandrine Isheja Butera
akimara kubona akazi gashya muri RBA nk'umuyobozi mukuru wungirije, Kiss FM nyine nk'ubuyobozi bwa radio bwahise bukora impinduka. Mu kanya gato nk'ako guhumbya bahita bazana witwa Anita Pendo. Anita Pendo ubu ngubu niwe ugomba mwari nabimenye mu biganiro byacu biheruka. Anita Pendo niwe waje gusimbura Sandrine. Anita Pendo akaba ari umuntu uzwiho ubuhanga buhambaye ndetse n'impano yihariye mu bigendanye no gushyushya urugamba, mu bigendanye no gususurutsa abantu. Akaba rero yaraje nyine kunganira Sandrine muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kimaze iminsi gisa nkaho gikunzwe, yaba ari kigikorwa na Sandrine cyane cyane, Anita Pendo atarakizamo, ndetse kandi nandi umuntu yakijemo nyuma yuko nyine cyari kinamaze kubaka izina. Wenda twihuse gake nuko amakuru yihariye twabashe gutoza nuko gukora impinduka muri Kiss FM byatumye andi umuntu bamukura mu kiganiro cya mu gitondo, kuko Anita Pendo byamenye yifuzaga ko yakorana na Rusine Patrick, kuko niba mubyibuka neza ari n'ibimenyetso bye byatangiye kugaragara bica amarenga ko andi umuntu ashobora kutazagaragara muri iki kiganiro nyuma y'uko nyine izo mpinduka zitangiye gukorwa, kuko nyirubwite witwa Uncle Austin cyangwa Austin yanditse nawe ku rubuga rwa X mu bihe byashize, amakuru akimara gutangazwa ko nyine andi uriya Anita Pendo yamaze kugera kuri Kiss FM, yaranditse ngo mwitege ikiganiro cya mu gitondo kizagikorwa na Anita Pendo ndetse na Rusine Patrick, ntiyashyiramo andi umuntu. Bivuze ko abakurikirana hafi iby'imyidagaduro hano mu Rwanda bahise babona ko andi umuntu nta mwanya afite muri iki kiganiro, na bamwe bakomeje kugenda babaza Austin kuri Twitter yakoze cyangwa kuri iyo X ya tweetinze bavuga bati se andi umuntu ko utamushyizemo. Ntago yigeze asubiza byinshi, ariko ubwo butumwa bwacaga amarenga ko andi umuntu ashobora kutazisanga muri iki kiganiro gishya cya Kiss FM Breakfast, ahubwo kigiye kuzagikorwa na Anita Pendo na Rusine Patrick bonyine. Iyo tweet rero ya Uncle Austin yahise nyine ishimangira ko andi umuntu ashobora kuba atazongera kugaragara muri iki kiganiro, ahubwo amakuru yihariye agera kuri PNF Africa nuko andi umuntu bashaka kumuhindurira ikiganiro akava mu gitondo akajya mu kiganiro cyo kumanywa gisanzwe gikorwa na Antoinette. Ariko andi umuntu ntabwo yashimye gukomezanya na Kiss FM, bivuze ko ashobora kuba wenda dushobora kubivuga mu buryo bubiri. Ashobora kuba wenda atishimiye kuba ayo masaha yajya aboneka, akavuga ati wenda bashaka kwica business zanjye, cyane cyane ko n'ubundi andi umuntu asanzwe ari umuntu uzwiho gukora ibiraka bitandukanye bishingiye ku buhanzi. Ngira ngo mwaramubonye, ni intore ikomeye cyane, yahoze ahamiriza mu bihame by'Imana, ndetse kandi ni n'umunyamuziki, afite indirimbo nyinshi. Nkeka ko wenda icyo cyo kuba bamushyira ku manywa bishobora kuba byamwicira akazi, akaba yisemo nyine kuvuga ati ntago najya gukora ku manywa, cyane cyane ko wenda mu gitondo bishobora kuba byamuhaga umwanya wo kuzinduka hanyuma saa yine akigera muri gahunda ze. Icyo ni kimwe. Ikindi nuko wenda yari amaze kumenyera timu ya mu gitondo, ubwo ndavuga Sandrine ndetse na Rusine, hanyuma bamushyira mu kiganiro cyo ku manywa kwa Antoinette, akavuga ati ngiye ndabona Antoinette byagorana kugira ngo duhuze nk'uko twe twarahuje n'aba mu gitondo. Icyo nacyo ni ikindi cya nyuma wenda nkeka ko gishobora kuba cyatumye andi umuntu asezera, nuko wenda mu kubona ko hari inyungu wenda yakoraga mu kiganiro cya mu gitondo, ko ni ikiganiro gikunzwe, tunavuze ko ari ikiganiro kimwe mu bikunzwe kurusha ibindi muri Kiss FM, kuba wenda yashobora kuvuga ati popularity yanjye cyangwa se iyo fame ishobora kuba wenda yagabanuka abantu bazongera kunyumva mu gitondo, agahitamo gusezera. Nabyo birashoboka, kuko buri akenshi yaba ari kuri radio na televiziyo, cyane cyane kuri radio buri hari amasaha bakunze kwita prime time, na amasaha nyine abantu benshi baba bakurikira radio. Wenda dore kuri radio buri amasaha ya mu gitondo abantu bari mu rugo bari kujya ku kazi, abantu benshi bari kumva radio, cyangwa se amasaha y'abantu bari kuva ku kazi bataha mu ngo zabo basubira mu ngo zabo, n'amasaha ni mugoroba, nabwo buri abantu benshi bumva radio. No kuvuga ngo rero ashobora kuba yavuze ati kuba bankuye mu gitondo abantu benshi bwo bankurikiranaga bakabankize ku manywa nta muntu uzongera kunyumva, agahitamo nyine kubihagarika. Byose birashoboka, ibyo nibyo bibaza. Ariko ikiro cyo nuko yanze gukomeza guhindura ikiganiro, kuko bamuhinduriye ikiganiro ahitamo gusezera. Niyo makuru ahari. Hanyuma rero wenda andi umuntu yasezeye kuri Kiss FM mu nyuma y'imyaka 2 yari amaze akorayo ikiganiro nyine Kiss Breakfast, yahuriragamo n'abarimo Rusine ndetse na Sandrine nk'uko twabivuze. By'umwihariko tugarutse mu mateka ye magufi, nuko uyu muhanzi yinjiye muri Kiss FM mu kwezi kwa 4 2022 abinyujije mu itangazo yashyize hanze icyo gihe. Ikindi kandi uko uyu munsi nyine muri iryo tangazo yavuze ko nyine mu myaka 2 yahakoze yahungukiye byinshi,
ndetse kandi akaba yishimira nyine experience yahakuye ndetse na opportunity yahaboneye. Ikindi uko uyu musore yari amaze igihe akorana na Sandrine mu kiganiro Kiss Breakfast nk'uko twabivuze, ndetse kandi na Rusine yaje akinjiyemo asimbuye witwaga Gentil Gideon nawe yaje gusezera. Ibyo wenda ntabwo twabigarukaho uyu munsi, wenda nabyo twazabivugaho mu buryo bwihariye. Ubundi amazina ya Ndibumuntu yitwa Kayigi Andy Fred, abenshi bamuzi nka Ndibumuntu, akaba umuvandimwe avukana n'umuhanzi nawe wamamaye byashize twa Umutare Gabi. Ariko by'umwihariko tugarutse kuri Kayigi Andy Fred, amazina y'ubundi niko yiswe n'ababyeyi, yiswe Kayigi Andy Fred, ariko izina bumuntu yarihisemo ngo nkuko yajya arikoresha mu buhanzi, ariko bitewe n'uko ngo umutima we ndetse n'ukuntu yumvamo ubumuntu bwinshi, yahisemo gukoresha iryo zina rya bumuntu kugira ngo akomeza ashimangire nyine ibyo yumva muri we, kuko avuga ko nyine afite ubumuntu ndetse akumva ko afite n'umutima ukeye muri we, kugira ngo nyine bimwimerere bya nyabyo yise andi bumuntu. Uyu musore rero bavuga ko yize iby'amashanyarazi ariko yisanga mu by'ubuhanzi. Yatangiye umuziki we 2009 ndetse kandi yabaye n'umwe mu babyinnyi bakomeye mu itorero Mashirika, ndetse yagiye yeherekeza mu bitaramo bitandukanye. Iyi Mashirika yagiye itumirwamo mu bihugu bitandukanye byo hanze. Yakunzwe mu ndirimbo nyinshi andi bumuntu yakoze abantu bagakunda, harimo iyo batazibagirwa nk'indirimbo yitwa ngo ndashaje mu ijwi rwose riryoheye amatwi, kandi yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo nka On Fire, yitwa Valentine, yitwa KK 509, yitwa Umugisha, yitwa Appreciate n'izindi zitandukanye. Arwana ndetse n'abakoresha indimi z'amahanga bakunze kuvanga indimi. Andi umuntu rero ngira ngo ibye n'ibyo, wenda iby'urugendo rwe rwaho agiye kwerekeza, ntabwo mu by'itangazamakuru ntabwo mpamya ko yahita bitangaza, ariko bizagenda bimenyekana mu minsi iri imbere. Ariko ikiro cyo nuko nyine nkuko asanzwe ari umuhanzi, arakomeza nyine kariyeri y'ubuhanzi, ariko ibyo kumwumva kuri Kiss FM byo nimuzongera kumwumva, kuko yesemo kuba yashyira umupira hasi akajya mu bindi. Ngira ngo rero ni ibingibi twatubabwiye, ahubwo niba ukigera hano bwa mbere turagusaba gukora subscribe hagana hasi ukanda kazogera, kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Ikindi nuko niba wumva hari icyo ushaka kuvuga, kuduha igitekerezo cyangwa se kuduha inyunganizi cyangwa se kuvuga uko byumva, andika hasi, hari ahantu habugenewe muri comment section, hanyuma uvuga ibyo utekereza, yaba ari byo wemeranyaho natwe, ibyo utemeranyaho natwe, byose tubiha ikaze, kuko twebwe hano tugira ihame ryitwa uburenganzira mu gutanga ibitekerezo, ariko harimo kubahana. Hanyuma rero nyuma yo gukora comment turagusaba gukora like, ukwande like nyine kugira ngo bigaragare ko ibiganiro byacu bikunze, ndetse kandi nakore na share, usangize inshuti n'abavandimwe ibiganiro, ndetse n'aya makuru kugira ngo agere kuri benshi, kuko gusangira amakuru ni byiza cyane. Mujya mwumva hari abavuga ko icyambere ari amakuru, ni byiza rero gusangira amakuru. Hanyuma rero icyo nababwira nuko tubakunda kandi tubifurije gukomeza kugira amahoro n'amahirwe mwebwe mwese, yaba ari inshuti zanyu ndetse n'imiryango yanyu. Mugire ibihe byiza, naho utaha.